yacu ikipe y'abanyarwanda Rayon Sport tuvuga ngo isezo kuko umurebe nta kineye kumongoro yasigaye ku rugo ngo kubera ngo yatwaye Super Cup ngo na R90 ariko isigaye ku rugo ntitwaye cyamahoro na championnat warayibuze biba biteye agaciro ibikombe byose ibyo rero biri ku mutwe we aperi soke reyisigare biri ku mutwe none ikindi cyabigisebo kurushaho gusoka inanijwe na Gasogi na za Bugesera ikindi cyabigisebo kurushaho mu ikipe zisigaye uko arenye Rayon Sport niryo zina rikomeye ni nayo iri favori kuzirusha ni nayo mpamvu yatsinze Police inshuro ebyiri muri champion ubwo rero kuvuga ngo Police bwa gutsindiye kuri finale ibyo rero Julien Meta asabwa ni ugutwara igikombe cy'amahoro nta bisobanuro champion nashaka igihe kinisha ikipe ya kabiri rwose aba muri hafi abo wa kabiri cyangwa abo wa gatatu ntuzagira ikintu witwaza ngo erega ngo rero nta bakinyi ifite oya umutoza afite uruhare ntago Amavubi afite abakinyi bakomeye ku buryo Amavubi atsinda ibihugu bikomeye Amavubi afite umutoza cyo gisobanuro ntago Rayon Sport ifite abakinyi boroshye ku buryo yakurwamo na Bugesera Rayon ifite abakinyi boroshye ku buryo yatsindwa na Gasogi cyangwa Police kuri finali oya ntibyemera kwisobanura ntibishoboka agomba gutwara igikombe cy'amahoro hari uguhesha ikuzo Rayon Sport nawe ubwa akazike akakarwana akandi kindi kintu namenye bamwe ati ntuyobe kandi n'abari babwira be kubayobye nta mukinyi numwe Rayon Sport irimo kuvugana nawe nta n'uwikeneye Rayon Sport ababwiye karariko mbere yuko bongera amasezerano abahari Rayon Sport izakurikiza gushaka abanyamahanga mbere nyuma yo kongera abanyarwanda izagumana cyane ko ari bo benshi kandi nabo si bose bake cyane ubyumve bake cyane ikizakurikiraho no gusinyisha abanyamahanga bakomeye ikindi nge nabagiraho inama nibajya muri iyo gahunda yo kurambagiza abanyamahanga no nawo abanyarwanda rero wasuzongererwa gusa ngo kubera ko usanzwe uri muri Rayon wenda wabuze igikombe cy'amahoro nugo kubura Kazungu Clever inama yindi nabagira experience barayibonye kandi n'amasomo barayize Rayon Sport yo izishakire team y'abizerwa bazayifasha muri uko kurambagiza no kunegosia ariko rero kuvuga ngo umutoza ngo arababwiye ngo ahantu ngo natozaga ngo hari umukinnyi ngo nasize bikahita bibitegeko ko agomba no guhita ibyo ntibizongera ngo rizerifani ngo uzanye ngo Bakari Mugadamu Idi Mugadamu nawe yababwiye bazongerera nabo no kureba ngo kanaka nguzanye mano nubwo umukeneye tukwiriye kumwongerera ariko niyibeshya kaburi cy'amahoro niyo bamvuze ngo bamwegereye wikwibeshya ngo uzatoza Rayon Sport kare ikiguhesha amasezerano mashya none se ugwa ubwo nibagiwe nose ko hazi igihuha kivanga agiye kongererwa amasezerano waracyumvise ubwo se amasezerano uyamwongera tukabyibazaho yongerera amasezerano gute kandi atarakina finali igikombe cy'amahoro ibyo bintu ntabihari ni nka minister ni champion kurangira nka minister babaje bati uyu mutoza umwongereye contrat kubera ko byihutirwa niki kandi nta kintu arakora ngo arasubiza ngo ikipe y'igihugu ngo ntiyagomba kuba idafite umutoza icyo si igisubizo muri sport uko bigenda umuntu yongerwa amasezerano kubera umushinga ugaragara na resultat umusaruro yatanze umunya Espagne wumvishe dusakuza hano arongerwa amasezerano y'iki kandi ayafite azasozanya n'amatsinda cyangwa se ukavuga uti ndi gutegura projet wenda y'abana bato uyu muntu arayifite nk'ibyo wareyo nyine ufite amasezerano y'amezi 6 asoza championa none se barakongera iki banza usoze 6 wahawe nibikombe bibiri turebe umusaruro ubonye tubone kwigaho nibikombe bibiri Rayon Sport ifite si wowe wabitwaye wabushingiye kuki ese ubwo wabukoze iki icyo gihe uburyo aho cyavuye bavuze reka nawe ashobora kuba atabyemera wese urumva yabyemera tukareba ubushobozi bwe koko ko ari umutoza ukwiriye kongererwa amasezerano nagarukira Rwanda no gushaka igikombe cy'amahoro nibyo twavugaga niyo mpamvu aho yarari mu Bufaransa yakurikiranaga yari yatanze imyitozo ngo ayabonga ubwo niwe wayikoresha niyo bavuze ngo ukurikije urugamba rumutegereje ko bwanjye ntiyagomba kujya mu Bufaransa yagomba kuguma hano agatoza abakinnyi batahamagaye mu kipe y'igihugu akabashyiramo ibyo we ashaka uko umutoza w'Amavubi bavuga ngo ngera ashaka Amavubi igihe kirekire byibura nshobore kubashyiramo ibyo mbigisha babyumve bibagemo kurusha uko murana w'iminsi 2-3
nta kintu ntabonye umwanya wanjye uhagije nawe rero kuvuga ati naziye mu gitutu cya shampiyona sinabonye akanya byibura gatuje kabaho ibyanjye ngo mbibashyiremo babyumve shampiyona irahagaze kubera ikipe nationale ugiye mu Bufaransa ugarutse muri cya gitutu nanone umwitozo witegura shampiyona niko nabitekerezaga jewe ariko nabona umusaruro ntacyo bitwaye ariko ibiganiro byo kuvuga ngo Rayon ishaka kumwongera amasezerano ntibihari nicara toze ashaka amasezerano ayakorere akorera amasezerano y'ubutaha umutoza kugeza ubu imibare wenda afiteho shampiyona igeze cyangwa hose zigeze ntabwo ari mibi kuko muri shampiyona amaze gutsindwa kabiri ariko kabiri harimo mukeba harimo mukeba ni match ziri decisive byerega ntabwo wakirengagiye yatsinzwe na Musanze atsindwa na APR kandi Musanze isanze ari Kigali yuri umutoza n'ubwo uri ku munzani bagupima Musanze subwa n'ubwo amaze gutsindwa gatatu bundi amaze gutsindwa match 3 nizi ngize ebyiri kongeraho nimwe muri yo muri Pisca ariko yo akiza ntabwo baraho ariko izi yatsinzwe nimbi cyane tsinzwe n'ikipe Musanze ikuri mu bitugu mu Rwanda n'umwanya muri 3 za mbere uko zikurikirana Musanze ni ikipe itaratsinda Rayon Sport i Kigali ibyo ukora ibikorera Musanze iragutsinze witeguye mukeba uzanyaga aba defenseur batatu uriye bibiri kubusa unarushwa cyane niyo mpamvu rero Julien Mete no uwo mutozo uriye bibiri kubusa ngo bari mu biganiro byo kongera amasezerano abantu baravuze icyo mvuga kazu anatsinzwe na Bugesera none kamukuramo hari nyinga kamukuramo nawe byibaza ntiwategereza ko se zirangira yikize aho ngaho ufaturi hafi aho ngaho ushaka uri hafi kavuga naba nuko wafata ya bonga nahise musesa nagakwiye gusesa uzi ko ya bonga yose yabagita nawe ntekereza agisinyira ikipe ya Rayon Sport hari ibintu bitatu ugomba kumenya ku ikipe uje gusinyira kuko ya bonga yumva inama umugira nuko za Rayon nyine ibintu by'amafaranga iyo bigenze nyine mu mafaranga menshi kandi nta nayo yigirira anyuze ngo racabereho ibyo gusesa ariko umuntu nk'uwo ngo seze bisa nk'irangiye kazu none se shampiyona ariko nawe arabizi ariko turi mu kwaka ntekereza agisinyira ikipe ya Rayon Sport hari ibintu bitatu ugomba kumenya ku ikipe uje gusinyira ugiye no gutoza icyambere muri Rayon Sport ikintu cyambere ugomba kumenya ni ikipe y'abafana benshi icyo ni icyambere ahantu hari abafana benshi ikindi kintu bigendana bitajya bisigana bigendana ni ibintu bibiri by'impanga ugomba kumenyera rimwe umufana mwinshi igitutu cyinshi ni ibintu bibiri bigendana sindubemeze bakuririmbe uyu munsi APR nta mureye watashye ababaye n'ikimenyimenyi muri stade basigaye baririmba ariko hari akantu kari ku mutima ikosi iryo ari ryo ryose nibwo ubona umujinya wabo niyo waba ukiryamweho niyo haba hari abantu uvuga iti twebwe uyu muntu nta kintu adutwaye ntaribi ariko umureyo aba yagukuyeho umutima ni abantu bishimira umuntu vuba guhararukwa vuba ni ibintu bibiri ushobora kuza baguha amashyi bakaguha amashyi rimwe kabiri gatatu ariko inshuro ya kane iyo utabemeje ya mashyi ahinduka ibindi ni ihame rero sezo y'ikipe ya Rayon Sport ishingiye kuri iki gikombe cy'amahoro nta kuvuga ngo nabuze uyu ngo ariko ngo ikipe ngo y'abakinnyi babanzamo ngo byagenze uku ngo ariko iyo ariko yicishemo akarongo uri umutoza ukomeye kuko watwaranye na Rayon Sport ibintu biremereye sova sezo yabo rero izo excuse nizo muri za Kigali na hehe ziba zidashinga none ugeze amahirwe muri icyo gikombe cy'amahoro asigayemo Polisi Gasogi na Bugesera ukabura icyo gikombe cy'amahoro atari no kuvuga ngo kuri finali wakubiswe na muke babihe byose tekereza kuri finali uhuye na Gasogi kagutwara igikombe cyangwa Bugesera kwemera muri demi finale none umva uburyo iyo sezo yabitangaje Kenesa agatsinda Rayon Sport kabiri muri shampiyona no kuri finali igikombe amagambo yavugirwa aho y'ubwayo yonyine yabyara ibindi bintu Julien Mete welcome back twongeye kuguha ikaze i Kigali ariko umenye ko uri ku cyo bita
ikarayi kugikarango rwose ariko icyo bita ikarayi ko nyuma yo gutsindwa na mukeba nguzanye kuvumbura ugatsindwa urushwa uhatereye amanota uhatereye agaciro wari ufite gusa abareyo bakaba bafite ijambo nyuma yo gutsinda APR kavuga ati igikombe cya shampiyona ntacyo twatwaye ariko mukeba twaramutsinze yaragutsinze gusa wasiri abareyo numvise bakimufitiyemo icyizere ntabwo baramuvaho nyine nese kubera ko aracyari muri competition ikintu bari kureba ni igihe gikombe cy'amahoro aracyakiri umupira uri mu kiganza cye niwe ugomba kujonga ibintu yihaye byo kuvumbura ngo abadefenseri batatu niwe ubwe ibyo azakora ibyo ari byo byose niyo yakinisha umwe narabivuze ngewe match ya PRSF ashobora kwitsindwa nibyo yahagarikiweho rani iyo abareyo baza kugumana rani ikaba imikino 5 byari byiza ariko noneho iyi match ya Bugeseri yazana abashoferi 11 akabashyira mu kibuga ibyo nibimureba yafata umunyamabanga wa Rayon Sport agakinana na Ruben Ngabo hakaza Dr akaza niki ibyo nibimureba yafata abungiriza bakabavanga n'abakinnyi bagakina ibyo nibimureba iyi match ya Bugesera niyo yaba ari systeme y'umwe 12 cyangwa banga ibyo yavanga ibyo ari byo byose ategetswe gusezerera Bugesera ategetswe kuba ari kuri finale imbere na mbere ni match desiduka umwaka wa Rayon Sport zaje kono nibaze ni match ebyiri arere tour ugasezererwa ese uzi ko iyo periode Rayon Sport izaba ifite imikino 3 na Bugesera ni imikino 3 izakurikirana harimo n'uwa shampiyona hagati Peace Cup shampiyona Peace Cup muri uko kwezi kwa 4 ajyana nakunze ariko kuntu babipanze Peace Cup izarangira mbere none shampiyona nipfundikira nahandi hose niko bigenda sibyo kazo bimwe mwavuga ko nyine gahunda uburyo ipanze Peace Cup nizarangira mbere haya Premier League FA Cup kinwa mbere finale cyangwa ni nyuma kinwa mbere FA Cup agiye kaza nyuma FA Cup kinwa nyuma kinwa nyuma finale ya FA Cup iri finale ikurikiranye na Champions League ntabwo byibuka ko City yatsinze Man United cyane ati mumbabarire ariko ze ko ari byo mudasoma ku kabiri mu minsi mike dufite finale yindi abantu babyumve 14 16 polisi yakira Gasogi ukiye 17 Rayon Sport Rayon izabanza kwakira Rayon yakira Bugesera nibyo hure yakabanje kwa Bugesera aho yabanza hose ikipe nkuru ibanza hanze ubundi ariko muzi ko Kenisi Jean nawe nambwe ati ngewe niteguye gukina finale y'igikombe cy'amahoro biragoye urase ibi mashami yivangira nawe basaviyobe ariko polisi iri seri ipanze neza yarya na 3 ubwo nibi byamashami nyina ba Jibrine bande n'uruva ubona agatogo nk'akabagande ariko polisi baye ipanze neza nk'akabagande neza Gasogi yarya 3 ba Mudere akibare ntabwo bayitera bikomeye cyane ariko iprofiti iyo mipangire mibi ya polisi Savio ngo afite brasa amaro zatinye Kenisi yo yiteguye byihorere akinnye match ebyiri n'ikipe y'igisirikare ayikuramo kazungu ni froje nyine kazungu wito mashami wese arizewe 17 Rayon Sport yakira Bugesera 16 polisi nizaba yabanje kwakira Gasogi retour 23 na 24 ne kwano handitse 23 match zombi kubera ko zakina ku bibuga bitandukanye ufite gahunda ya Peace Cup ubwo hari nige wenda waba wibeshye retour ndabona ari 23 zombi kuko imiza abiri Bugesera zaba yakiriye Rayon Nyamirambo Gasogi yakiriye polisi amatariki atandukanye mu mikino ibanza kuko urumva imikino ibanza y'impamvu bitahura haba polisi na Gasogi Rayon Sport zose zakirira ku kibuga kimwe ari zose zaba zakiriye retour rero zose ni 23 ariko baze dushyira tukaba tukamenye finale tumenya abageze finale ubundi bakabitandukanyije kugira ngo abantu bazikurikiranye zombi kurumva nk'abanyamakuru niba ushaka kureba Gasogi na polisi bizagorana abantu bose bazajya Nyamata biragoye ko ari umuntu uzaba ushaka kuyireba ko abantu bose SG gakora tumusuza kandi nabwo rero ni piga Bugesera 3 kubusa sugira ngo Oliver ati ambwira ngo nambaye neza ngo nshimpaka SG uhe gakora Olivier ariko abantu abare bakunda umukino ubanza rero ni itsinda 3 nta matsiko azaba hari Nyamata match Nyamata izaba abafana ari ubutembere gusa
ko umukino ubanza Rayon Sport igomba gusoza match. Francis hari ingingo Kudaha amahirwe hari ingingo match ya retour. Kumutsinda 3-0 kuranwamo ko ari ibintu bikomeye. Akaba bizi neza ko avuyemo match ibanza. Gira uko byifashe muri ekipe ya Rayon Sport ndetse no ku mutoza wa ekipe ya Rayon Sport Julien Mete. Akaba amakuru y'imikino turi bukomereze muri ekipe ya APR Football Club cyangwa se ekipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ekipe APR Football Club akaba ari ekipe igomeje kugenda ishakisha umutoza ukomeye cyane Julien Chevalier. Akaba ari umutoza ukomeye cyane wa ekipe ya ASEC Mimoza, ariko bikaba bigoranye cyane kuba uyu mutoza wa Julien Chevalier yaza muri ekipe ya APR Football Club kubera ko afite runini ahagarariye muri ekipe ya ASEC Mimoza. Tukaza kuba tukubwira uko byitwaye kuri uyu mutoza ukomeye cyane Julien Chevalier ushobora kwerekeza muri ekipe ya APR Football Club yo mu Rwanda. Akaba ari umutoza utoza ekipe ya ASEC Mimoza. Kandi turakomereza muri transfer za hano mu Rwanda cyangwa se no hanze y'u Rwanda, ariko ku bakinnyi bekeza hano mu Rwanda. Ekipe ya APR Football Club ikaba igomeje kugenda yirukanka ku bakinnyi bakomeye cyane kuri umugabane wa Afurika. Ekipe ya APR iri gushyira imbaraga zikomeye cyane mu bakinnyi bakomeye cyane bo mu makipe akomeye cyane, amakipe asanzwe akina imikino ya CAF Champions League akagera kure. Ikaba yerekeje muri ekipe ya Mamelodi Sundowns, ikaba ishakamo abakinnyi bagera kuri 2 bakomeye cyane, harimo umukinnyi ukomeye cyane w'umunyamaroc ndetse n'umukinnyi w'umunyamisiri. Akaba ari abakinnyi bakomeye cyane ekipe APR Football Club igomeje kugenda ishakisha, ndetse n'andi makuru menshi cyane tutakubwiye tugoye tuyakubwira ku buryo burambuye. Ishaka n'umurava burya n'ubuko wayimama ndaraye ayimama ndaraye wayimama